Reka tubasuhuze tubifuze byiza kuri mwese mukurikiye ibiganiro bya Pacis TV. Muri kano kanya turi kumwe na Dr. Sena Gerard, tumusanze muri Expo iri kubera hano ku Murindi, ni Expo y'ubuhinzi n'ubworozi, aho muri rusange buri muntu wese aba yifuza ko yamenya udushya Enterprise Urwibutso iba yamuzaniye. Aka kanya turi kumwe nawe, turagira ngo tuganire mu by'ukuri turebe ese noneho mwatuzaniye iki Dr. turabasuhuje. Murakoze kandi turanezerewe kubana namwe kuri iyi stand yacu. Ngira ngo iki ni igihe cyiza cyo kumurika ibikomoka ku buhinzi n'ubworozi, nk'uko mubibona twereka abatugana, dore ko hari abantu b'ingeri zinyuranye, uko umuntu agomba guhinga kandi akanuhira, kuko cyane cyane ubuhinzi bw'iki gihe ntabwo ari uguhinga usaba ngo imvura izagwa, ahubwo ni uguhinga ubizi neza ko ibihingwa bikeneye amazi. Ubwo rero niyo mpamvu aho duhinga hose iki gihe nicyo dushishikariza abandi bahinzi, ni uguhinga wanashatse n'uburyo amazi azagera kuri ibyo bihingwa, ndetse ukanahinga worora kugira ngo uzabone n'ifumbire mvaruganda, ifumbire y'umwimerere atari ifumbire mvaruganda, kandi ibyo ngibyo bigerwaho. Kandi iyo tumurika twongeraho n'uburyo bundi bwa transport nk'iyi ndogo biri aha ngaha, ntabwo ari ugutembereza abantu gusa, ahubwo hariho n'uburyo bwo gutwara ifumbire, ibindi bintu nkenerwa, kandi mu mihanda, mu misozi yacu, cyangwa n'umurimo wanawuhinga ugateganya uburyo uzakora usarura imbuto cyangwa se uzijyanira ifumbire n'ibindi. Abantu bari kutubona inyuma yacu mwagaragaje nk'aho ari umusozi, wagira ngo ni ubutaka mwimuye mu buzana hano, mwashatse kugaragariza icyo Abanyarwanda. Turabagaragariza ko iyo tuvuga ngo u Rwanda rwacu rw'imisozi igihumbi, ni urw'imisozi turabizi, nubwo tuvangamo n'ibibaya, ariko ikigaragara cyo ni uko ya misozi uri umuhinzi n'ikoranabuhanga rivugwa, nta kidakorerwa ku musozi. Ngira ngo kandi koko iyo ugeze kuri Nyirangarama cyangwa no mu tundi turere twose duteye imbere, imisozi kuyikoramo, gucamo imihanda, ibikorwa byose ukabigezaho. Nk'ubu College Fondation Sena Gerard iri hejuru ku butumburuke nk'igihumbi 500, kuko ubundi umusozi wose wa Tare ni ufite uburebure bwa metero 2200, ariko hose ari imizabibu, ari makadamiya, ari inkeri, ari ibisheke, ibyo byose birahera, n'ibindi byose kuri wa musozi. Ndetse noneho n'abanyeshuri ubu kuri uwo musozi, aho ngaho ni umusozi, ariko ni umusozi utagize icyo utwaye kubera ibikorwa remezo byose bigerayo, ariko byose ushingiye kuri leta y'ubumwe, uburyo igihugu kigenda kirushaho gutera imbere ku buryo bwihuse, kandi natwe tuba twiyumvamo, ari amashanyarazi, ari amazi, ibikorwa byose nkenerwa, interinete kuri iyo misozi hose birahari, nta kitakorerwayo. Ngira ngo Chapelle Saint Gerard ariyo ya kiliziya nyine iri mu kigo cy'amashuri aho ngaho, aho umwana agomba kuzamuka, ariko akazamuka azi Imana, amenya gusenga. Ibi byose kuri iyo misozi yacu birahari. Ndacyababwira nyine ikiro twashatse kugaragaza ngaho ko ku misozi byose bishoboka. Ibibuga bya za basket n'ibya football byose biriyo, cyane cyane ko agashya ubu ngubu dufite muri College Fondation Sena Gerard, Sena Academy International, aho ni handi abana ubu ngubu guhera ku myaka 6 barimo kwiga gutera umupira, cyangwa se abandi bakiga mu ishami rya atletisme, aho ubu ngubu barimo gusiganwa ku isi yose, kandi bakaba mbere nk'uko Mudage babaye aba mbere, mu Bushinwa baba 6, Ejobuti baba 2, ejo bundi muri maratoni umukobwa wa mbere niwe wabaye uwa mbere, hanyuma uwa 4, uwa 7, muri 3 twari twazanye bose baratsinze. Kenshi ni ukubikesha n'iyo misozi. Rero buri kintu cyose uko kiri tukibyaza umusaruro, nk'uko umuntu uwo ari we n'impano zimurimo turamufasha kuzamura. Ese buriya mugendera kuki mushyiramo abana muri ako kademi? ni ukubakoresha tesite ukareba wabona agerageza
ukamuha ubufasha agakomeza akazamuka. Hariho n'abantu usanga bageze kure ukamuha ayo mahirwe, ku buryo mu bihe biri imbere uzasanga aho kugira ngo tugure abakinnyi b'umupira bava hanze, natwe ahubwo tuzajya tuboherezayo n'abaturete bari i Buraya, bari muri Afurika, muri Amerika, nabo ni uko nguko, aho kugira ngo tuzane abo hanze ahubwo natwe bagahesha ishema igihugu cyacu ko byose bishoboka, cyangwa no kuba bishoboye. Ubu rero College Fondation Sina Gerard iri muri imwe mu bidufasha kureba uko abana baraza bakabona igihe cyo kugira ngo dukoreshe test, akiga ariko akaba ashobora no kwinjira muri ayo mashami y'ubugororangingo cyangwa n'ibindi, cyane cyane ko ubu kwiga muri College Fondation Sina Gerard urangiza primaire uzi gutwara igare, ukarangiza secondaire uzi gutwara moto, imodoka, ndetse kandi ufite n'impamyabumenyi byose, cyane cyane ko turabyigisha yaba mu ishuri yaba kuri tere, ariko no gukora ibizamini tukagufasha bikarangira. Noneho ubu ngubu ubwo tugiye no kuzuza ikibuga cyujuje standard polisi y'u Rwanda yifuza ko kizaba kimeze neza, ikazagiza no gufasha abaturiye muri kariya karere no mu karere ubwako n'igihugu muri rusange, kugira ngo abo bana dushoboye kububaka, ari ufite diplome y'ubuhinzi, ubworozi, gutunganya ibikomoka ku biribwa n'ubworozi, cyangwa se n'abize iby'amasuku ku mubiri, kudoda se, kubaza, kubaka, gusudira, gukanika, ndetse no gutwara ibinyabiziga. Ibyo byose byongere kuri diplome babona. Kwiga muri College Fondation Sina Gerard, icya mbere ni ugutsinda, icya kabiri ni ukubona amasomo atuma ukirangiza ushobora kwihangira umurimo, cyangwa se n'uwukorera ntifuze kukurekura. Cyane cyane nyine ngira ngo n'uburyo bwo kwihangira umurimo turabyigisha, turerekana ubuhinzi n'ubworozi, ariko n'izindi tekinoloji, ibyo bintu byose nabyo turabikoresha. Ngira ngo ahangaha nibwo babona ibintu binyuranye by'umwimerere tuba tubifite, kuko tuba tubereka n'uburyo ntabwo ari ukubicuruza mu Rwanda cyangwa muri Afurika gusa, ku isi yose ibihugu byinshi nibyo twoherezamo ibintu binyuranye kandi bimeze neza. Kandi nabyo ni ukugaragaza umusaruro dukesha leta y'ubumwe, uburyo umukuru w'igihugu adushishikariza kwihesha agaciro, kongera agaciro ku byo tumajije gukora, ariko twuzuza ubuziranenge. Ibyo rero nibyo dukuriyeho, akabanga wumva kari hanze ku isi, abantu bifite bakomeye nabo bifuza kuba gafite ku meza, agashya koma kuri marakuja, cyangwa se akarusho gakomoka ku nsina z'u Rwanda, mu bitoki cyangwa no mu mizabibu, dore ko habayeho amahirwe ko no mu gihugu cyacu yera. Ibyo byose n'amafu anyuranye, amoko anyuranye, akanozo. Muri makeya iyo mbivuga gutyo twaje mu imurikagurisha, ni uko bishobotse uwo ari wese yakoresha uko ashoboye mbere y'uko iri murikagurisha rifunga, nibura bakaba basuye mu masitanda anyuranye, ariko kuri Nyirangarama nyine nabo urabyumva ko haba harimo akarusho. Ariko nkanashimira na Minisiteri y'Ubuhinzi n'Ubworozi, iyo urebye ukabona imyaka y'iki gihe usanga iri murikagurisha rijyanirana n'igihe, koko buri wese yasanisha no mu mirima ye uburyo nawe yagira icyo akora, kandi ubireba ntabe ibyo kwerekana bidafite aho bituruka, ahubwo binera bihari mu mirimo, ugahita uvuga uti koko aba engineer agronome, abadogiteri veterineri, koko hari ikintu bakora mu gihugu cyacu kandi kiduteza imbere. Bigaragara ko ubukungu bugenda buzamuka bwihuse, kandi dufatiye kuri ibi byombi mvuze. Reka wenda tubanze twashimire kubw'umwanya mwaduhaye mukemera ko tuganira, ariko ntekereza ko iyi expo ijyanye n'ubuhinzi n'ubworozi, kandi muri abantu mukora ibintu byerekeranye n'ubuhinzi n'ubworozi cyane hano mu Rwanda. Umuntu ashaka kwibaza ati ese iyi minsi batanga kugira ngo iyi expo ikorwe irahagije, cyangwa mubona ari mikeya ku buryo ushobora kongerwa? Nanone umuntu akibaza ati ese ibikorwa byanyu muzakumurika k'abantu muri sekiteri y'ubuhinzi n'ubworozi, mubona igihe gihagije ngo mubashe kubigaragariza abanyarwanda neza?
igihe cyo kuri twebwe twanigumira n'aha kuko kwamamaza ni uguhozaho, kumurikagurisha ni uguhozaho ko cyane ko tuba dufite abatugana, dufite abakiriya nk'uko bibona bose bifuza ko ibyo dukora bibageraho babiboneye hafi, ariko kuko hari indi mirimo yindi biteganwa, ibindi bikorwa binyuranye, mu gihe baduha kiniyongeye ntabwo cyatugwa nabi rwose, hose ubuzima bwakomeza. Mbese ku bantu bakora ku buhinzi n'ubworozi, igihe cyose nta gihe umuntu aba atifuza kugira ngo akoreshe akenere, yaba kurya cyangwa kunywa, ibyo biturukaho cyane cyane iyo bibona ko byujuje n'ubuziranenge kandi bufite ibiciro dushyira ku biciro bifatika, biri mu gaciro ka mikoro y'umuntu, by'umwihariko umunyarwanda. ngira ngo niyo mpamvu ubona abantu benshi bagenda bitabira ibikorwa byacu, kandi tukishimira namwe nkamwe bitangazamakuru Pacis TV uburyo tubanye neza, ndetse n'abandi banyamakuru b'ibigo binyuranye, uburyo itangazamakuru ryiza ridufasha guteza imbere, gutera imbere ku byo dukora, n'abandi banyarwanda bose muri rusange. Turabashima cyane imikorere n'imikoranire yacu mu iterambere ry'itangazamakuru. Aho ngaho mba nibutse ko natwe iyo wanditse Sina TV Rwanda, aho ngaho uboneraho umwanya wo gukurikirana ibikorwa byacu bya buri munsi uko bigenda bigerwaho. Abantu banajyeho barebe n'andi makuru baba bashaka bose barayasanga. Sina TV Rwanda bajyeho banakande subscribe kugira ngo bajye barushaho kubona amakuru mashyashya. Tugana ku musozi wenda kugira ngo tubarekure mukomeze izindi gahunda. Nk'abantu muri experience n'ubworozi, mubona hari irindi koranabuhanga mwifuza kuzazana rishobora kuzajya rifasha abahinzi n'aborozi? Ubundi muri entreprise Sina Gerard Rwibutso buri mwaka haba ari agashya, by'umwihariko ku ikoranabuhanga ry'ubuhinzi n'ubworozi rirahari. N'ubundi twongera kugaruka hano ntabwo tuzagaruka uko uyu munsi mwatubonye. Ibyo twerekana ni byishingirirwa amahirwe ko mwitabira n'amamurikagurisha mpuzamahanga ku isi hirya no hino. N'ubu ngubu nkubutse muri Itali Milano, aho mba nabonye irindi koranabuhanga, yaba ubuhinzi, ubworozi n'ibindi bikoresho ushobora gukoresha. Ibyo byose rero mba nagerageje kugira bike nsanisha no guhindura mu byo dusanganywe. Undi mwaka nanone azaba ari ibindi bindi, ndetse n'ubu ngubu kuko bitaza ari byose. Nyuma y'iri murikagurisha navuga ko mu badukurikira hafi, inshuti zacu n'abandi baturanyi n'abandi bakurikira ibiganiro dutanga kuri Nyirangarama, hari na serivisi ishinzwe kwakira abatugana badusura kugira ngo barebe iby'ubuhinzi, ubworozi cyangwa mu nganda ibyo dukora, kuko dushyigikira ko benshi mu banyarwanda nka entreprise irwanya ubukene kandi kongera ubukungu mu banyarwanda, ko kudusura biradufasha. Hari ibyo tuba tumajije kugeraho, hari n'abandi banyarwanda bafite irindi koranabuhanga nabo baza bakatwungura inama. Ibyo byose rero gusorwa iyo uje ni nayo mbi kukwakira, kandi ntabwo ari abanyarwanda mvuga gusa, uhereye ku banyaburaya, abanyamerika, abo bose tugenda dusurana, ukabona dusangiye iterambere ry'isi muri rusange. Twabashimira wenda kereka hari ubutumwa mwagenera abanyarwanda bifuza kuzasura stand yanyu muri iyi minsi igera kuri 2 cyangwa 3 isigaye kugira ngo birangire. Ubutumwa twabagezaho ni uko twishimira ko barushaho gukomeza kudusura, ariko banazirikana kuzaza no kuri Nyirangarama mu murenge wa Bushoki, akarere ka Rulindo, amajyaruguru y'igihugu cyacu. Amasaha 28 turayakora, hakagenda dusimburanya abakozi, bityo rero kuza kudusura tukaganira kuri byinshi
nzi neza ko hari iterambere rya twese, bivuga ko biryoha bisangiwe. Natwe twifuza rero ko iterambere turimo twarisangira na benshi, kandi nkanongera kwibutsa abafite amaresitora, amahoteli no mu rugo mu buzima busanzwe, akabanga, agashya, akarusho n'ibindi